bizatuma match kirimo nacyo ikibazo kiri mu mupira wo mu Rwanda kiri simple ni ukuri twirengagiza twese kugira ngo buri wese ahahe ajyane mu rugo iwe undi nawe ngo yirinde kwiteranya n'abantu Ferwafa ntabwo yifatira ibyemezo icyo kibazo gihari yes bigaragara ko abantu barinda gutegereza banza guhamagara barabanza bagahamagara hari iya de coup de fil za telefone ziva n'importe où muri make inama iraza guterana ariko umuntu yihengeka avuga ati yakuyemo avuga ati bimeze gutya niba rangiza bababwiye atoya ni mubireke Free TV show byose hano. Ipfundo ry'Intare na Rayon Sport riri kuri boss wabo bakagombye kuba ari gukemura iki kibazo ari nawe biri kuvuga. Ariko reka tubaza dusobanure situation y'abanyarwanda kubera ko twese buri yawe nagabantu bose bakurikiye twiyatanda tukagira ngo abantu bose bazi uko byagenze. Ni story gurara y'abanya nkuru ya muruya. Just sama. Uko byatangiye Rayon Sport yivana mu gikombe cy'amahoro. Komerezaho rigoga. Byatangiye ikipe ya Rayon Sport ifata umwanzuro uko yikuye mu gikombe cy'amahoro bitewe nuko amasaha n'ahantu bagombaga gukinira n'ikipe y'Intare mu gikombe cy'amahoro birangiye ku munota nyuma babwiye ko byimuwe. Muri buka twari muri studio ndabyuka nari kumwe na Kwizigira hari ku munsi w'abagore sibyo niba nibuka neza hasohoka itangazo ry'uko ikipe ya Rayon Sport n'ikipe y'Intare bagomba gukina hacemo umunsi umwe gusa byigijwe imbere bahita bahindurwa n'amasaha bemezwa ko bagomba gukina siko byagenze. Bari bafitanye match ku gatatu ariko gatatu babwirwa ko bagomba gukina uwo munsi abareba bari no kujya mu Bugesera abareba barajya mu Bugesera babwirwa ko match igiye ku gatatu ibabwira ko match bagomba kuyimura ku gatanu kuko saa 9 agomba kubera match ya APR na Ivoire Olympique icyo gihe bababwira ko ikibazo ariko nta amatara ntayahari mu Bugesera kandi match zigomba gukinwa mpaka habonetse utsinda baravuga bati in case ariko bari muri rezo bari terezo haba prolongation ebyiri ati byaza kugorana yego so Rayon Sport ibwirwa ko igomba guhagaraka ntibari bukine nyine Rayon Sport itumiza press conference kubaga yateguraga match ku cyumweru na AS Kigali ya championnat bahita batumiza press conference baravuga ati Ferwafa yadusuzuguye iduhinduraho amasaha kandi hari ibyo twaraye twumvikana ariko rero twese twatuzi icyabereye inyuma ya rido inyuma ya rido ibyabaye nuko match ya APR na Ivoire Olympique bavuga ko badashobora kuza muri vestiaire yabanje muri Rayon Sport na Intare baravuga ati vestiaire ni imwe ntabwo twakwinjira muri vestiaire yavuye muri Rayon Sport n'Intare ese nibwo mbere ibyo bintu nibwo mbere match baye saa 9 ikaba saa 9 ibyo byateje ikibazo sibyo Rayon Sport ivuga ko hari ikibazo gikomeye itagakwiye gukomeza mu gikombe cy'amahoro nyuma Intare zirandika ziti ni muduhemaga kuko twabuze ubundi Intare zo zagiye Intare zo ntago zagiye hari n'amakuru yuko ntago utera amagari kuri muri hoteli cyangwa uri he utera amagari ku kibuga oya zashakaga amagari ku wa gatanu nyine zagezeyo gatanu zagiye kandi Rayon Sport yamaze kwishura mu gikombe cy'amahoro. Intare bashuti banye niba mutarageze ku kibuga ntago murafite uburenganzira bwo gutera amagari guteze kandi mutageze ku kibuga nibibaho mutagaragaye ku kibuga maga iba abantu bageze ku kibuga n'abasifuzi protocole yampaga abasifuzi baraza bakishyushya equipe imwe ikishyushya igatangira umupira amasaha y'umukino akagera abasifuzi bagahamagara equipe ngo zisohoke bakaza equipe abataka bayo cyangwa abakinnyi babiri bakajya imbere bagakora mu ifirimbi agatasoza match agatakora raporo ahubwo maga ariko wasanga maga bavugaga ariyo mu mategeko ko nayiremewe iyo urwego rubishinzwe rusuzumye Intare yari ifite raison kuko Rayon Sport yamaze kwideklara ko itazakikuye mu gikombe cy'amahoro ahubwo Intare ntago zari kurekera amaforfe Intare zaraguma kurekera gukomeza bazi umuntu bazahura bazi umuntu bazahura nayo bango dutere maga bitatu kubusabye ntago byumvikana neza hanyuma rero ikipe ya Rayon Sport yaje gutangaza kivuyemo kwigarutse ko nyuma yo kuganirizwa urumva ikumva ibintu biri mu burenganzira bwayo bayita murera no mu basha bwayo igarutse Rayon Sport nagarutse urimo nabyo Intare ziravuga ziti mugarutse mote twe twagomba gukomeza Intare zitanga ikirego muri Ferwafa
Ferwafa iravuga ati mwebwe intare ntabwo mufite uburenganzira bwo kurega. Urimo urabyumva? Igisubizo cyarasohotse ejo bundi kuwa gatanu. Baravuga ati ntabwo tumaze gusuzuma ikirego cyanyu nta shingiro gifite, ahubwo twabamenyeshaga ko mugomba gukina. Urumva ko wa mbere intare ziti inama itegura umukino ntayo twatumiyemo, abayigiye aba aribo bazakina. Ferwafa yagombaga gukina na Rayon Sport. Kibaruwa y'intare ivuga ku musozo harya hasi, ku musozo w'intare yuko Gatibito byabuze asinya. Ku musozo w'intare njye niho nakunze cyane kandi amashaka mwanyereke no mu gihe uri kuhashaka perezida w'intare Gatibito muri iyi minsi Fande Gatibito rwose anga wanyemeje araho yavuze ati mu gihe tutarasobanukirwa impamvu umukino utabaye tariki ya 10 dusanga iby'umukino wo ku itariki ya 27 bitatureba. Aho ni hanyuma kuko inama zose zijyanye nawo nta n'imwe twatumiwemo. Impande zitabiriye izo nama nizo zizawukina. Ubwo izo mpande nebye aho ngaho noneho umunyamabanga mukuru Philby araza aravuga ati tugiye kwicara nk'ubuyobozi turebe icyo dukora mu rwego rwo gutanga umuganda wacu mu guca akajagari ko gufata ibyemezo bishingiye ku marangamutima cyangwa gutonesha, kuko ibyo bitesha agaciro irushanwa twubaha. Intare nazembeye Ferwafa umenya ari izi ko intare zimeze nk'andi ma ekipe zo mu cyiciro cya kabiri ufatira imyanzuro za zindi zepfyo ngiyo za uzi kwa kundi umanika agati wicaye wajya ukamanura ugahaguruka. Ferwafa byayibayeho nk'ibyabaye kuri Bene yaravuze ngo muri iyi kesi ubusanzwe u Rwanda ntabwo rujya rurekarama ngo muri iyi kesi ngo bizarangira ngo intare ngizaba Bene ngo hanyuma ngo Rayon Sport ngo ibe u Rwanda. Oya ubusanzwe ngo Bene ngo yarize ko abanyarwanda batajya barekarama, ngo umuco wabo ngo gutwara ibintu gahoro ngo ntago barekarama. Aferi yararangiye tuzakinira muri Bene. So rero nibyo byabaye kuna ariko nubwo twabiseka twagiye twibazaho kuki imikorere nk'ingi ikomeje kuranga ba mugani ibyo benshi bita akajagari. Reka banagite gutyo kuko urabona yuko ni ibintu nyine wagira ngo ntago bifite ubuyobozi, ntibifite umurongo, ntibifite amategeko. Kubera iki zisaga muri Ferwafa buri gihe tutajya tubura saga nk'izi ngizi? Ferwafa na CAF ntago batandukanye. Ni umugabo umwe harimo akavuyo. Njyewe rero kababwire ikintu kimwe dukunda kugaruka buri gihe ngo Assemblée Générale ya Ferwafa byose biba bifite inkomoko nk'ahangaha. Buriya wasanga Ferwafa yararebye uburyo abanyamuryango bo mu cyiciro cya kabiri baza bakicarira bagatuza imyanzuro igafatwa bagataha, bakiyumvisha ko niba nafata umwanzuro bakawufatira ku ikipe y'intare nta kintu kizaba. Kubera iyihe mpamvu? Rayon Sport barabizi ko ari ikipe ifite abafana, ndetse inamaze gufata umwanzuro wo kubivuye mu gikombe cy'amahoro mu by'ukuri habaye guhungabana. Bararebye baravuga bati ibyo ari byo byose nituza guhengeka tugafatira ku ntare ntago tuzi intare se ubwa mbere mubonye zijandika mu bintu nk'ibi ngibi. Intare umenya nabwo babaye aba superstar, ubundi bari bazwi bikinira mu cyiciro cya kabiri, nta wuzi nimba bibwe nimba bibye bigumira hari. Nta muntu wari uzi ikipe y'intare muri polemique. Aha rero niho hantu haje faiblesse za Ferwafa, bumva ko baza kujya gufata imyanzuro yo guhunga Rayon Sport n'abafana bayo, kuko intare ari ekipe mu cyiciro cya kabiri itanafite abo bafana baza kuzamura induru, bibwira ko ariko gukemura ikibazo. Au contraire, burya ufite abana bose ugomba kubafata kimwe, yaba afite umwaka umwe undi agafite imyaka 8, kuko imyaka 8 afite ubwenge ntabwo ariko ugomba kubitwara. Byari byoroshye, nta nubwo twakabaye tugeze umunsi ahangaha. Rayon Sport ifashe umwanzuro wo kwigarutse, bahamagara intare abayobozi babo, hamagara abayobozi ba Rayon Sport baze mwicare muganire. Ese nyuma y'uko Rayon Sport igarutse kandi wenda namwe mwaravugaga ngo kuwa gatanu kiryagiye mwari mwiteguye gukina, Rayon Sport nayo ikabivuga ko kuwa gatatu babavaniyeho match kandi bari biteguye gukina, hari nibyo badepanshe. Nk'abantu mwese duhurira ahangaha kandi turi abayobozi bandi, twese dushishikajwe no guteza imbere umupira w'amaguru w'u Rwanda. Dukora iki? Ukumva uruhande rw'intare, ukumva uruhande rwa Rayon Sport. Ferwafa ikaba umucamanza ikajya hagati yo igatuza nk'umubyeyi. Ubu nibwo igiye kubikora kuko yabahamagaje nibyo ndi kuvuga ngo bakabe barabikoze bakaganira icyo kiganiro icyari kuvamo hagati y'abo banyamuryango babiri. Ferwafa ikakigenderaho. Iyi match yako barakinwe
nta n'umuntu n'umwe ufite intugunda ariko kuko wagiye kubihengeka nyine nawe biri bucuramiro ikibuga ubu kiri kuri Ferwafa kandi iyo match igomba kuzakina ariko ubundi Ferwafa nyinshi nibaza ni kimwe ntago bafasha gusohoka undi mwanzuro se ntabyo mwiteze umwanzuro uvuga uti umwe aratsinzwe hari kakomeza undi nyine nibahura twebuza kuvamo bahuye uko reka nkubwire hari icyo bazahirwa bajya bavuga ngo olinga teza bakatembera byakwanga byarorera bakwandika amabara w'ijana bakwiye intare irakubita forufe nyamara intare zigomba kujya mu kibuga zigakina na Rayon Sport icyagaruye Rayon Sport ntabwo mukiza kuki yagarutse ngo yaganiriye na Ferwafa nakareka nikizatuma match kirimo nacyo kirahari kiri mu mupira wo mu Rwanda kiri simple ni ukuri twirengagiza twese kugira ngo buri wese ahahe ajyane mu rugo iwe undi nawe ngo yirinde kwiteranya n'abantu Ferwafa ntabwo yifatira ibyemezo icyo kibazo gihari bigaragara ko abantu barinda gutegereza barabanza bagahamagara hari iya de coup de fil za telefone ziva n'importe où muri make inama iraza guterana ariko umuntu yihengeka avuga ati yavuye ati bimeze gutya niba rangiza bababwira toya nimureke abo ngabo bakini cyangwa mu barorera ni ibintu bya ntabwo bigaragara ko ubundi umuntu ufite direct position yo gufata icyemezo nka regreta nka Ferwafa yagakwiye kuba yicara agafata ibyemezo bishingiye ku mategeko nibyo nyine intare zavuga ntabwo bikwiriye kuba bishingiye kuri santima ariko ibyo bintu ntabwo intare bivuze gusa n'abanyamuryango benshi kuki ayo mategeko atubahirizwa kandi buri munyamuryango ashyiraho question mark ku mategeko ni ukubera nyine ibyo bibazo byose yarabivuze ibi bintu birasa nkaho baracyabivuga mu biganiro akora bya buri munsi Kenesi arabivuga tubyihorere avuga ko ikipe yarenganye intare zaraje zirabivuga perezida wa Rayon Sport mu gitangazamakuru hariya nawe arabivuga hari ibibazo bibiri dufite muri federation ikibazo cya mbere kiri ku banyamuryango bo ubwabo bitwa Assemblée Générale iriho itariho bagera mu gihe cyo gukora inama perezida kubera shuguri yifitiye akohereza timu manager ariko wasanga impamvu yohereza timu manager ko yabonye ko yitabiriye nyinshi nizigira umusaruro zitanga uretse gato reka tugendane akohereza timu manager yakohereza timu manager ibyemezo byafatwa timu manager ijwi rye akavuga ati reka manze maze perezida wanjye niba ngazoka akajya kubaza kuri telefone yagaruka agasanga yamaze gufata umwanzuro hari ubwo usanga perezida nawe kwitaba arimo kudihinga miliyari atakwitaba ukagaruka usanga bari muri sale batoye byarangiye desiyeri yuzuye arimo arabyumva abandi ni abantu bavuga bati asambura izaba ryari harya kubushize ko baduhaye 400 ubu nangahe urimo urabyumva akaza akayabarira yewe nzatera urutoki singiye kwitera ikivuzwe cyose ikivuzo cyose ndiyo bwana je suis d'accord urimo urabyumva pira wacu rufite ibibazo byinshi pira wacu rero hanyuma rero banyira gufata ibyemezo bakagira amategeko abarengera ariko bakagira ibindi bakora byitwa irengayobora bitwaje ngo nta infrastructure dufite bagafata ibyemezo biri erroné bikaba ari ibyemezo bigamije guha favoritisme gufavoriza abandi no gukandamiza abandi kubera ko nabo barinda kubanza kubaza rero nko kubaza rero niko kagoye umupira wose wacu Rwanda ushingiye kuri telefone gusa abo babaza ntabwo mpazi ariko biragaragara ko ibi bintu nose kwizigira umukuru w'igihugu ejo bundi muri kongere yaravuga ati natwe ahantu turi muri siporo ntabwo hashimishije ariko turifuza kuhava tukagera ahandi hantu hashimishije aho turi ko hadashimishije n'inzego nkuru za leta zikaba zibibona tuzahava gute ko abawukoramo nyine bumva ari bo babukora ko bashaka hakaba n'abandi batawukoramo bawinjiramo kandi ibi bintu bizacika gute ngo umupira wacu ugire isuku ubwo twafashe ke stade ko ari umupira w'amaguru tureke gufata siporo yose football nta shortcut ibamo na igihe cyose ni nko kwa kundi umunyeshuri muri classe uri gutegura ikizamini cya leta yibeshya agakopera muri classe kandi muri lokali bazamuha atazakopera muri classe bijya bibaho ugasanga umuntu muri classe ari kugira 90% arabo wa mbere amanota y'ikizamini cya leta yazasohoka bagasanga nta nubwo bamukatiyeho umurongo bakorwa n'isoni ngibyo bintu rero bitubaho
igihe cyose muzibeshya iwanyu imbere aho ngaho mu rugo ntimushake kubishyira ku murongo ntago ku rwego mpuzamahanga uzigera ugira umusaruro ugeraho. aribyo mureshya nkwano yavuze izo telefone rero mu gihe zigihari telefone kandi zifavoriza telefone yaba ari ufavoriza ntacyo azageraho yaba ari ukandamiza ntacyo azageraho. So muzaguma muri sako ahubwo reka bagira inama Ferwafa ntimugazajye muhamagarwa mwamaze gusohora ibyemezo bagigisha inama mbere yo gusohora ibyemezo musohora ibyo tuzi bitari buze kwisubirwaho kuko birababaje cyane kuba uri urwego rusohora communique officiel uwo wafatiye icyemezo akaza kwereka uburyo ari wowe ufite amakosa. Ni ikibazo gikomeye cyane agukubita ingingo intare zashyize ingingo mu ibaruwa yazo Ferwafa yacanganyukiwe iti bavuga ati ntaci ntikibaye so far so good. reka nkubwire kera niyo mpamvu leta y'u Rwanda nyikunda yakuyeho ibintu by'abagabo n'abagore ku Rwanda. Kera wazaga wigize ndigabo wagera mu rugo ugakubita rigogo urushyimo n'umugore wawe akaba kurusha imbaraga akagucinya hasi imbere y'abana uri papa abana babireba ntabwo wari kuzongera kwitwa papa ukubiswe na mama. Hano hari umugabo uba hano ubana na mama sugabo hari gasugabo kaba muri uru rugo niba nabyumva bano hari umugabo uba hano ubana na mama ntabwo ari papa kuko papa yagakwiye kugira imbaraga. Rero ibintu byo kuzajya ubwo rero urajya mu manga ubwo rero katubire kuko biri kuko hari reka nkubwire ninde wavuze ko nihe hantu ho kwiyambura ubunyanga kuki ubunyangamugayo umuntu nyine mbuze ukuntu mbikoresha muri football bivuze kutabinyangamugayo kuba uri muri football hajyemo ikimenyetso cyabihwanye yuko udakwiriye kuba inyangamugayo. Impamvu rero kwizigira avuga ibyo bintu hari abantu benshi baza mu mupira wacu twavugaga ati kabisa uyu mwese mukemeranya muti kawuti ibibazo birakemutse yagezemo nimbahajyamo birutwa nabihwanye na tutwitso byose. Ikibazo wenda sinzi kumwe ko mubibona ikibazo ntabwo cyaba giterwa na system itari muri federasiyo itarimo kuba hatarubatswe system ku buryo buri muntu wese cyangwa buri bantu bagiye muri iriya nzu bakurikiza system apana gukurikiza ibyo biboneye ibyo. Ariko mugabo ajya gutorwa twamubwiye tuti nugera muri iriya nzu uzabanze utera amarangi mashya muhindura amarangi yararimo umenya ntabyo yigeze akora afite ikintu cyari hari system yubatswe reka nkubwire Ruvuya nukuri pe abantu tujye tuganira tubwizanye ukuri niba dushaka ko ibintu byacu bigenda neza nitubanze twubahe urwego rwitwa amategeko mu gihe cyo gutora amategeko nimushaka muzakora asambure y'icyumweru ivugurura amategeko mujye mutora ingingo 3 muzumvikana buri wese ashyiremo ubugororangingo musubike uwo munsi mubwazi dutoye amategeko 3 aranditswe nibishaka bizamara ibyumweru 2 amategeko mwishyiriyeho aragenga competition aragenga league aragenga imikorere n'imikoranire mu yase kandi abo bantu ngo nibo bifuza league yabo ariko asanga bayibonye babishyira ku kibazo n'abadasobanukira amategeko asanzwe harerega nimumara gushyiraho amategeko mugaca umurongo mugavuga ngo aya mategeko tuzayakurikiza uko ari urabyumva icyo bakubwira cya Ferwafa baravuga ngo iyo umuntu yikuye mu rushanwa ngo turamuhana baramuhannye kuko oya ukwiriye guhanwa se arahanwa oya haba kubembereza. Rayon Sport kubera ko mfite abafana banjye benshi iri rushanwa ndarivamo namwe ntirizaba successful hahita haza za kude kwira Jean Fidel ibyo bintu ukoze ni iki Jean Fidel umusaza arahungabana wabaye Jean Fidel agahamagara akavuga atoke ndagarutse nciye mushibona izama nk'ababyeyi mwe ndagarutse so hakenewe ayo mategeko nashyirweho ariko abanyamuryango biyemeza kuyubahiriza uko ari. Ubundi kera nakundaga abagabo barigiraga izima hari umugabo wagurishaga inka kugira ngo aburane inkoko kuko abona agiye kurenganywa akavuga ati sindengana ndagurisha n'ibyanjye byose ariko inkoko ntundenganye kuki narengana. Ubundi abagabo nk'abo twarababuze muri iyi minsi niba uri mu bintu ukaba ushinzwe kubishyira mu bikorwa ukaba usigaye kubwira abanyamuryango ukabona baravuga oya
jya gushaka utundi turimo tw'amaboko ukora. Ubwo fiba bakoze amakosa kuba waba uri boss wanjye nkakwereka amakosa wakoze mba nkubahutse. Kuba uri boss wowe uri boss wanjye njye nkakwereka amakosa wakoze mu byemezo wamfatiye mba nkubahutse. Ntago ubunyawuhetse ariko njye ntago mashoboye. Exactly. So abanyamuryango rero tureke kubanenga kuko buri gihe iyo bande tubona bafite uko ubwo nanjye nakwegura ubwo nyine singishoboye nicyo bivuze si byose ariko ubwo nanjye niba mfashe ibyemezo 1 2 3 4 5 bikaba bitagendanye n'ukuri nkayamora nisubiraho minzi nanjye ntago nshobotse sicyo bisobanuye. No kuvuga ngo rero icyo navugaga amategeko n'amabwiriza ni byubahiriza uko biri biba nta byategeko rya murabi. Niba ari ukuvuga ngo tugiye mu cyiciro cya mbere uwe usezeye bikaba binyuranyije n'amategeko nagende burundu. Niba itegeko rivuga yuko ubutaha atazitabira n'ibihano bikurikizwa. Niba ari ngewe wakoze ikosa ubwo ndamenya ko nkora public apology nsaba imbabazi rusange ku mugaragaro mugani ngewe nemera ko hari amakosa nakoze habe kunoza imikorere kuko hari ibintu byinshi ndashaka kuko igisubizo umva rigoga mbere gukomeza niba RBA inyirukanye ejo bundi gahita yonyereka hamara icyumweru abanyarwanda batari kuko kimwirukana Ruvuyanga mukozi kosa mukoza amabara kandi ntibazi impamvu yanyirukanye. RBA kujya kugita ati Ruvuyanga agaruka. Icyo nicyo nangiye gusubiza rero abatari big problem. Kwizigira rero hari utuntu tubiri ngiye kumubwira tuzatuma kugeza ubu bigorana ko byajya kuri wa murongo wavugaga ku buryo urimo avuga ijambo rye rikagenda uko ryakagiye uwo ribabaje akagenda umva hamanya n'ubwo buyobozi akagumaho nk'umunyamuryango akayoboka. Mu gihe tugifite ama equipe yacari muri shampiyona y'ubwayo atihagije adafite ubushobozi buyatunga umwaka ugashira agakina faze retour akarekirita abakinya akabahembera igihe bakabaho ubuzima bwiza bizagorana ko uwo munyamuryango yajya kwempoza ubwo buyobozi bwa Ferwafa kuko hari ikintu abutegerejeho. Niba umuntu agitegereza Assemblée Générale akazayikumbura kwiza agakubitamo ikote akagenda nta gitekerezo na kimwe yanditse n'ikibazo agomba kuza kwempoza ubuyobozi bwa Ferwafa ahubwo ategereje ya Peridium byagorana ko umuntu ya challenginga Ferwafa. 2 Ferwafa nabo abayirimo kuko bazi ko bafite faiblesse hari ibintu bimwe n'ibindi baziranye n'abanyamuryango amplis bitari byiza byayo manyanga biragoye kwaza kagizana ubukaka n'ubushongora akajya hejuru y'abanyamuryango kuko aziko ari ibintu bitari byiza basangiye bizatuma rero na Ferwafa rimwe na rimwe izigaca bugufi imbere y'wa munyamuryango. Icya gatatu nimba uzi kurimo kandi ari wowe ufatira imyanzuro wa munyamuryango uri hanze uyoboye ariko nawe ukabizi ko wicaye kuri iyo ntebe utaraje kuko uri competitive kandi ubifitiye ubushobozi hari umuntu wakuzanye kandi uwo muntu ari mu banyamuryango byazagorana ko wa munyamuryango wakuzanye wa mu challenging. Ngibyo rero ya systeme Ruvuyanga avugaga turi kwizengurukamo bizagorana. Dufite ikibazo gikomeye ba bantu bigize bafite uburyo bwabo uvuga Ruvuyanga ari president wa equipe X kwizigira ni Y kanaka ni E undi nindi bafite imeza bicaro bakaganira bakavuga ati umupira w'amaguru wacu ugomba guhagarara bitwa bakensi n'aba Haji bafite amakipe yabo wafata amakipe yo mu Rwanda 16 yose akafite abantu 10 akaba bafite buri wese yikora kwikofa bicarana ahantu bakajya inama y'iyo shampiyona amafaranga yabo arimo aragenda ashya bayareba ntago bashobora kwemera ko ntago babyemera ariko kubera ko ibyo bintu byizenguruka biragoye ko byakemuka nyuma y'imari nakuye mu karere tampi niba nkuraho mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali it's okay there is no problem na amafaranga institution ntacyo bimbwiye ari amafaranga ava mu ikofi yawe ukabona arimo aragenda ashya bitewe n'ibyo akosowe nimba bigishoboka ko umuntu yihamagara akavuga ngo muba abasifuzi undi bakamubwira ati amanota aduwe nawe tuzaguyeho ubutaha nihe habo bantu buri umwe atagira undi nsina uwo mutoza nimumwibeshye ngo mumwirukane uwo mutoza nimwibeshye ngo mumwirukane ibyo rero byose byandi twatangiye tuganira mu gihe bitarakemuka bizagorana ko umupira w'amaguru utera imbere. Komite nyobozi ya Sunrise yahagaritse Seninga true story yahagaritse Seninga
true story komite nyobozi ya club Sunrise yahagaritse Seninga. True story. Meya hamagara ubuyobozi bwa komite nyobozi aravuga ati mbare kabiri numva Seninga yasubiye mu myanya. Oh yes. True story. Kwizigi. True story. Umuyobozi w'akarere yahamagaye umuyobozi bwa Sunrise. Wari bwumve nabeshya. Mu imyaka tumaranye bigeze mu nabeshya. True story. Meya w'akarere ka Nyagatare. Statement irakaze. Ntago kara. Aho naho namenye. Aho niho wamenye. Aho namenye niho henshi. Ariko urumva uvuga ngo mu bintu by'imikoranire habiri bikwiye kunozwa, sibyo? Niba uri president wa equipe ugafata icyemezo kiri sportif ugata umusaruro twifuza ntitubona abayobozi babo kubera ko akarere ngo gatanga ingingo turaguhagaritse iminsi 15. Turaguhagaritse iminsi 15 turi komite mu gihe turimo turareba niba umutoza yagaruka cyangwa twashaka undi. Ubuyobozi bw'akarere bukavuga toya tinimusubizeho Seninga. Ferwafa icyo cyatumye Regis agenda ndatanga raporo ngabereka ko mashami bitameze neza Ministeri ya Sport ikavuga atariko bite byanyu nagaruke n'abari utoza siko bigenda mu mupira wacu saza afata umwanzuro ako biranisa abatereka nigendere niko bigenda. Uvuze Sunrise nibuka umuntu wanyeje message saa 2:56 ati mwaramutse ese ko muri abataramakuru muyatangaza none se mwatubarije ikipe iheruka gutsinda mu mwaka ushize ubwo